hari umwana w'umukobwa wigaga mu ishuri ryisumbuye mu mujyi wa Kigali, ntabwo ari kure hano turi. Umunsi umwe mu masaha y'umugoroba atashye, yari umwana w'umwangavu, basaza be bamubona ahagaze ku muhanda ahagararanye n'umusore baganira. Icyo gihe basaza be nyine baratashye baramurega ku babyeyi be. Ababyeyi icyo bakoze bahise bafata wa mwana w'umukobwa aravuga ati sha, wowe igituma wirata niyo misatsi yawe n'utwo tujipo tugufi, guhera uyu munsi uwo musatsi wawe tugiye kuwogosha. Baramwogosha bamushyiraho uruhara, barangije bamuha 6,000 ngo nagende mwagure ngo ijipo ndende, ngo ako kajipo ngo ibimwoshya ni umusatsi, ngo nako kajipo kagufi. Babivuze muri langaje itari nziza. Ndore bakabaye babakubitira mu ruhame muneko abaturage. Umwana rero yaragiye ageze ku ishuri, ku marembo y'ishuri, abandi bamubonye ati ushobora kuza gute muri urwo ruhara. Bamuha inkwene ikigo cyose, ntiyajya mu ishuri, ahubwo ahita ahamagara wa muhungu w'inshuti ye bamubonanye ejo, ngo ngwino nkubwire ibimbayeho. Umuhungu ati nta mafaranga afite. Umukobwa ati reka ngusanga aho uri. Ati suri hehe? I Nyamirambo. Umuhungu amubajije ati se bite kutagiye ku ishuri? Toya, ngwino dushaka ahantu hereye mbikubwire. Bagiye muri lodge. Kankubabwiza ukuri kandi namurangira mu marangamutima ye. Please reka mbivuge. Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP. Turabasuje ari nako tubahaye ikaze, twishimiye ko twongeye kwicara imbere yanyu. Ngewe personally nishimiye ko ndi kumwe na mwarimu wanjye, mwarimu wawe, mwarimu wacu, twese duhurira aha ngaha muri rino shuri rya KOP. Rero tubahaye ikaze uyu munsi nabwo mu masomo atandukanye y'ubuzima tugiye kuganira aha ngaha. Ndabizi ko ibi bintu rwose biri buze kubasigira isomo rikomeye cyane ry'ubuzima kandi muri buze kubikunda pe. Mukande like kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi cyane. Mwarimu ngo ikaze, ngo ikaze. Tumeze ndaho bisanzwe. Namahoro. Yego. Kimwe turagiheregese, turagikogose, kirarangiye. Mwavuze n'umwaka se nusigaje iminsi 20. Ari uyu munsi n'umwaka twawurangije. Turi iminsi 20. N'umwaka twawusoje byarangiye. Ibimenyetso birahari by'uko turimo tuwusoza. Ikintu cya mbere nishimiye kurenza ibindi nuko bimwe mu bintu wagiye urwanira cyangwa se wagiye utekereza, wagiye uvuga uyu munsi nabo twita abakozi b'Imana byatangiye kubacengera, batangiye kubyigisha abakristo babo. Hari ibintu wagiye uvuga kenshi ku bijyanye n'umuryango. Rimwe na rimwe bamwe mu bagukurikiye bakanagutera amabuye abandi batabyumva. Uvuga uti kuko rimwe na rimwe ku rundi ruhande ngewe nabaga ndi ku rundi ruhande hari abantu wakumva umuntu aravuga ati nshakanye n'umugabo mukunda, nshakanye n'umugore mukunda, tugeze mu rugo arananiye cyangwa se arampindutse, turatandukanye. Ariko wowe uti mwakundanaga ntiyakunanira. Mwakundanaga ntiyakunanira kuko mu mbuto z'urukundo habamo kwihangana, harimo byinshi. Yakunanira se gute? Cyetse utarumuza wenda yarakwihishemo. Ariko nanone nta nubwo abantu bakundana mu buryo bungana. Ejo twarimo tubivugana ntuza na Elize tuvuga ku bya wa muhanzi ufite ubumuga bwo kutabona, wari wavuye mu murenge. So nukuvuga ngo iyo abantu bari batangiye kuvuga ngo uriya mukobwa ngo ni mwiza, ngo kandi amukurikiye amafaranga, kandi ntago bazi icyo yamukurikiyeho. So rero iyo abantu bakundanye bikageraho bafata umwanzuro wo kugira bashakane, bose babyumvaga kimwe, nta nubwo bananirana. Ariko ushobora kuza ugasanga umwe akunze ikimero, undi akunze igiceri. Ntago abo ntibamara kabiri, sibyo? Ariko bakundanye byo kuvuga ngo dukundanye byo kugira ngo tuzarambane tubyarana abana bitwa bacu, ntago yakunanira. Uramwihanganira ibibaye mukabiganira bigakosoka.
so rero nibyo uriya mupasiteri utaragera ko ngaho komeza nyine nge mbo ntago ari nishimiye ko nyine urumva umubura abapasiteri cyane cyane nko mu byaro iyo umupasiteri avuze ikintu mu rusengero impamo Imana bayi niyo ataba mu rusengero aho ari hose abari pasiteri burya pasiteri ntabwo ari inzu burya hari abandi bantu nyine hari abandi bantu bakora akazi ari uko bari mu kazi cyangwa bari mu mwenda runaka ariko pasiteri ahora ari pasiteri no muri bisi yabwiriza na hehe yego so rero iyo bavuga abantu barabumva kabemo ni nayo mpamvu wabonye nyine wabonye n'inkubiri yo gufunga insengero ubona abantu batabyumva n'umukuru w'igihugu akabivugaho kubera ko ijwi bafite barikoresheje neza ntabwo igihugu cyahorana ibibazo biba byarakemutse ukurikije insengero zihari n'umubare wa pasiteri bahari batavanzemo abandi nka biriya uriya mupasiteri avuga ko nta wundi urabivuga ko babivuga nyuma yanjye kandi nta rusengero ufite ariko n'uru ntabwo rworoshye so rero bakabaye kuba kureba ibizima byigisha sosiyete pasiteri arumva ndakubwiza ukuri njye nakubwiye ko mu kagari kacu harimo insengero zitari munsi y'5 hano hakurya yego iyo dukoze inteko y'abaturage ntiturenga 50 muri sale y'akagari ariko kuri buri rusengero ntihajya habura abantu 200 so ijwi rya pasiteri rero rikoze nk'irya gitifu nta mwana wata ishuri nta byaha bya biri byose ngenda nkubwira ariko nanone hari umuntu ubana n'undi hari igihe nigeze kubona umugore yigeze gukora ikiganiro avuga yuko ngo yaguze keke ngo ari kwishimira ko yakoze gatanya ibaze sha araserebura ayinya mwana yanjye uramuzi nawe namunye kuri kubiganira ni umunyarwanda uramuzi sibanga ni umwe se insumwe agaserebura ngo ko yayikoze ahubwo icyo nashaka kuvuga ni uko abo bishimira ko bayikoze nyuma bajya bavuga ijambo rivuga ngo ahubwo ngo wenda tuvuge ayikoze amaze imyaka 10 ngo ahubwo iyo mbimenya ngo nta nubwo n'umwaka mbana arawumaze ngo nihanganiye ubusa narihanganye ndihangana ngo igihe cyose nataye nihangana ubundi iyo wihanganye 5 igashira ubundi 10 nibwo muba mugeze heza imyaka 10 ushobora kumufite abana 2 cyangwa 3 kuko abana nabo uko bagenda bakura bagira uruhare mu gukomeza bahuza ababyeyi umwaka wa mbere imiguruka kuko muba muri abantu nyine wese yitekereza uko yari ari iwabo atekereza ibyo avuyemo wararaga mu mabwate wararaga mu kabari ibyo rero mu bigenda mubikosora wibuka akantu nkubwira ngo viwanyu nanjye mvi wacu duhurira iwacu so iwanyu Nyamasheke iwacu Kirehe duhurire iwacu Kamonyi iyo myaka 5 niyo kugira ngo twitwa abanyakamonyi wivanemo ibya Nyamasheke nanjye nivanemo ibya Kirehe dukora ibyacu so iyo periode rero ubwo mu byacu hajemo n'umwana mu myaka 5 nibura mu mubyaye umwana umwe mu myaka 10 wenda mukaba mubyaye 2 so haba habaye iwanyu ibyaho uvuka bitakirimo ibyako wakuze nuko so rero gatanya nyuma y'imyaka 10 ni skandale warengeje 5 burya biba bya nibura ariko birashoboka ubundi yakabaye ubundi gatanya yakabaye byageze kuri force majeure irimo ikintu cya violence ariko ikimyitwarire ngo yambara amajinisi ngo umugore wanjye yambara mini ibyo ni ibintu byoroshye either uramubwira ko utabikunda abyumve natabyumva wowe wige kubyakira kandi bikubangamiye ibyiki se yambaye mini bimbangamiye wiki nuko kumubwira ko ntabikunda tusempa ariko ni umubiri wese uwanjye akunda amafiriti ngiye nkunda ibitogosheje ataha ijoro akijoro yesi nkunda utaha ijoro nukureba nyine amajoro abantu bataha amajoro nibi bari mu bwoko bwinshi hari utaha ijoro akomanga yaranze gutwara urufunguzo hari utaha ijoro avuga ngo sinjya nicara ku meza yanjye nyine akabyutsa abaryamye
ngo baze bamufashe kurya. Hari utaha ijoro akonje cyangwa nuka inzoga ubwo babana atagize, ariko umuntu ushobora kuba yataye ijoro afite urufunguzo rwe akaza akijyana ku meza cyangwa akaza yariye akinjira mu buriri anyonyomba bakaza kuramukanya mu gitondo. Abo bantu baratandukanye. So amajoro yose siko ari mabi, ahubwo abantu ntago bayitwaramo kimwe. Ariko umugabo nawe utaha mu masaa 8 saa 6 ngo akajya mu masaa 4 ko yitwa igisambo, ko rero mugabo bavuga ati ntago ndi bandi bamwita gutyo. Igisambo ni ikidahaha. Please reka mbivuge, igisambo ni ikigabuza kitahashye. niba agabuza yahashye cyangwa se akajya kubyiha byose umuco bakabaye babiteguye, ariko ikibi ni ukubisaba utabihashye babiteguye ku meza. Ikibi ni ukubisaba utabihashye. Uracyumvise? Uwo niwe mugabo. Umugabo nta wagabuza saho utahashye bibaho. Ibisa cyangwa babandi bandego babona inzara iteye bakiruka. Ndore bakabaye babakubitira mu ruhame none ko abaturage. Umugore wamukuye iwabo yavuye iwabo nawe uva iwanyu mukora urugo rwanyu, ubonye amapfa ateye urirutse. Kandi uri umugabo. Oya, urugomo ntago rwema, ariko naho basuhukira natanga amabwiriza, nkabwira abantu umuyobozi waho hantu basuhukira, nkabwira ngo umuntu wasuhukiye iwawe ari umugabo, mubaze niba hari urugo yasize, narenze ukwezi adatashye shyira mu modoka ya komine y'akarere umujyani wabo, umwereke n'umuyobozi waho yasize uwo mugore. Genda ugahera kubera ko inzara yateye. Ko nawe kubitiranye nabishaka. Nshatse kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko umugabo wafashe umwanzuro wo gusuhuka, wo gutabana nyine. Kugisafatu yabajyanye se nabo cyangwa akaguma aho bagakubitirwa hamwe kabasuhuka neze. None se umugore yavanye waba bana kucyuba mutana kandi baravuye muri wowe. Hano babyita ububwa. Ariko uvuze ku babyeyi ntago ndi bubyita ububwa, nta nubwo ndi buvuge nabo ngo bashyira ahantu umuntu bakubita akanyafu. Nibuka babagaye mu ruhame tout simplement. Umugabo uturugo ko rwatewe n'inzara bamugaye mu ruhame. Mise nibuka inkuru y'umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri Dr. ubwo twari mu gikorwa cyo gusubiza telefone abaturage bazibwe hirya no hino. Hari inkuru yavuzwe ariko abantu ntago abantu bayigarutse cyane, kuko abantu bahise bajya ku bya jihad y'umwa nyine. Nawe byabe byumve societe turimo nyine. Nangirira narayihize sinzi ukuntu nongeye no kuyigwaho. Nibajije abantu bagiyeyo, iriya niyo bundi yari inkuru. Niya telefone nge ntago nayigira inkuru, na jihad sinamugira inkuru, iriya niyo nkuru. Ese bura nta kuntu hari copyright bigira TikTok bagacishamo? Twagacisha. Okay. Bari ko kavuga rero ari kuze ko Elizaze kukanyuzamo. Bundi iriya niyo nkuru. Hari umwana w'umukobwa wigaga mu ishuri ryisumbuye mu mujyi wa Kigali, ntabwo ari kure hano turi. Umunsi umwe mu masaha y'umugoroba atashye, yari umwana w'umwangavu, basaza be bamubona ahagaze ku muhanda ahagaranye n'umusore baganira. Icyo gihe basaza be nyine baratashye baramurega ku babyeyi be. Ababyeyi icyo bakoze bahise bafata wa mwana w'umukobwa aravuga ati sha wowe igituma wirata niyo misatsi yawe n'utwo tujipo tugufi, guhera uyu munsi uwo musatsi tugiye kuwogosha. Baramwogosha bamushyiraho uruhara, barangije bamuha 6,000 ngo nagende ngagure ngo ijipo ndende, ngo ako kajipo ngo ibimwoshya ni umusatsi, ngo nako kajipo kagufi. Babivuze muri langaje itari nziza. Bamuha 6,000. Ubwo baramwogoshe mu gitondo bamuha 6,000 ngo nagenda gure ijipo ndende kandi ntayice. Umwana rero yaragiye ageze ku ishuri, ku marembo y'ishuri, abandi bamubonye ati ushobora kuza gute muri urwo ruhara?
bamuha inkwene ikigo cyose. Tekereza warusa umwana w'umukobwa yarasanzwe afite imisatsi kimwe n'abandi, bamuha inkwene, umwana avuga ati agira ipfunwe ntiyajya mu ishuri, ahubwo ahita ahamagara wa muhungu w'inshuti ye bamubonanye ejo, ngo ngwino nkubwire ibimbayeho. Umuhungu ati nta mafaranga mfite. Umukobwa ati reka ngusanga aho uri. Ati uri hehe? I Nyamirambo. Umwana bateze moto agiye i Nyamirambo. Ageze i Nyamirambo, umuhungu amubajije ati se bite kutagiye ku ishuri? Toya, ngwino dushaka ahantu hereye ndikubwire. Bagiye muri lodge ngo baganirire. Ubwo ni umuhungu mukuru n'umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka 18. Baragiye muri lodge, baraganiriye, birangira amusambanyije. Kuri bya 6,000 umukobwa niwe wishyuye 5 lodge, 1,000 agikoresha muri transport. Ataha bwije, ageze iwabo asanga ababyeyi bategereje, bari babuze umwana bategereje ko ataha. Bahamagaye ku ishuri ntiyagiyeyo. Noneho aje asanga ababyeyi noneho babaye, murabyumva. Ariko ngira ngo icyo bahise babona ko ashobora kuba yasambanyijwe. Bamujyanye ku Isango One Stop Center. Bamugejeje ku Isango One Stop Center basanga yasambanyijwe koko. Ubwo icyo gihe urumva icyo urwego rw'ubugenzacyaha ruhita rukora, rushakisha ukekwa, sanga ni mukuru. Iyo bavuga ngo ni mukuru bivuga ko arengeje imyaka 18. Nubwo umukobwa yaba yakwizaniye nk'uko yabikoze, inshingano zari z'uwo muhungu kwirinda gukorana nawe ibyaha, kuko hahanwa umuntu mukuru. Dosiye yarakozwe, ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ariko ikigaruka aho ngaho, icyo tugomba kumva aho ngaho, ese kugira ngo umwana agere muri iyo nzira byagenze gute? Uruhare rw'ababyeyi ni uruhe kugira ngo agere kuri icyo gihe, agera basambanywa? Uruhare rw'ababyeyi ni uruhe? Ababyeyi baba baritwaye neza, baba baritwaye neza nk'umubyeyi. Icyo gihe rero hari ibibazo numva nabaza ababyeyi bamwe. Navuga nti ese mubyeyi, iyo utanga igihano ku mwana wawe ubugamije iki? Ubugamije kumuhana ngo yisubireho cyangwa umugamije kumusebya? Yego. Umwana wenda shobora kutaza kugira detail nongeramo cyangwa mvanamo, kubera ko ntago yivuga ukwiri nze kwisesengura cyangwa se nuyibagirwa nanjye nyivuga, ariko mu kuyivuga ntugire ibyo urenzaho. Ibirengaho ni ibyanjye. Kangure kwivuga biratandukanye. Vuga mu ncamake cyane ko iciyeho. Vuga mu ncamake tukomeze, kandi nanjye ndayizi. No kuvuga ngo umwana w'umukobwa yajyaga ku ishuri yambaye mini, kakamini twari turi kuvuga, akajipo kagufi. None ababyeyi baravuga bati uyu mwana bamubonanye n'umuhungu, umusore ku nzira, anataha atinzwe. Umwana baravuga ati rero uyu mwana ibintu by'abasore ajyamo ashobora kuba biterwa n'utu twenda aba yambaye, tugenda turangaza aba bana b'abahungu mu nzira, bigatuma arangara agatangira no kwiyumva nk'inkumi, arumva yakuze yashyuye. Bati uyu mwana reka tumugurire imyambaro imukwiye miremire, igera hasi rwose, yambare rwose nk'umwana ukiri mutoya. Imyambaro ntibayimuguriye. Umwana w'umukobwa agiye ku ishuri bamuha urw'amenyo. Bamuha urw'amenyo kubera ko yiyogoshesheje. Ijipo yari atarayigura. Narimbi bamuha ifaranga ngo agiye kugura ijipo ndende, ifaranga yari arifite, ajye no kwiyogoshesha. Yego. Yiyogosheshe, nyine basa nkaho byano byose bituma abantu bashobora kumuhururira, babivana agasatsi yari afite keza bagakureho, akajipo bamugurira indende. Umwana aho kugira ngo ageze ku ishuri bagenzi be bigana bamuvugiriza induru, ntiyabyakira. Agifite rya faranga, ahita ahindukira ahamagara wa musore bari kumwe,
nijoro nimugoroba bamutindeje ati ku ishuri bamvugirije induru ati se byagenze bite tureba ahantu duhurira gutya mbikubwire nkuganiriza byabaye kuri sheri wawe ati se ko nta faranga mfite ari umusore nta kintu mfite pe nta kintu mfite rwose ati ahumura tike ndayifite ahubwo nawe ndagutegera turahurira hehe ati reka dushaka roho gituhahurire ubwo mwaviyo iyo nane za Nyamirambo nimba ntibeye aho bahuriye ni Nyamirambo umwaviyo ndaviyo baraza barahura umukobwa binjira muri rogi umukobwa ngo ni nawe wanishyuye ubanza rogi wari ufite amafaranga niyo kugura ijipo babayemo aho ngaho birangira umukobwa wa musore anamusambanije umwana w'umukobwa arongera arambara arataha ageze mu rugo ntabwo icyo nibuka aho amakenga ku babyeyi yaturutse ko yatinze gutaha babaje ku ishuri basanga ntiyahageze yatinze gutaha bamushyiraho igitutu agezeho avuga yuko yari ari kumwe n'umusore ribu ababyeyi ubwo bahita batanga ikirego bajyanye kuri one stop center bahise bamujyana kuri one stop center umwana yemera ko yaryamanye n'umusore yego umusore aba arafashwe cyane yego ngayo nguko akoze kamera inyuma muri housing forme yabyo murangira bivuga byagaragaraga ko nubwo bafunze umuhungu icyaha yagishowemo n'umukobwa nubwo umukobwa yasambanyijwe gusambanywa yabishowemo n'ababyeyi bahana nabi ayo niyo masomo ubwo ni inyuma kuri forme sindajya muri detail ko biragenda biza buke ni gute twisanze aha hantu ariko inyigisho zitangwa watangiye uvuga ibyo abapasiteri nabyo turaza kubireba RIB ishinzwe guhana sibyo none igeze naho kwigisha guhana abakabikoze bari hehe ibyo byose murangira wabonaga ko atasekaga nawe arabizi ko afunze uwo muhungu amurenganya umuhungu yarahamagaye ngo ngwino ukora icyaha umukobwa yahamagaye umuhungu ngo ngwino ukora icyaha kubera ko ababyeyi bamuhannye nabi ubundi guhana ni iki les fonctions de la sanction nenye kenshi nenye uko bambwiye ariko simba nzibuka zose ko ni ibintu bamwe bambwira kuri telefone cyangwa ariko barabyiga les fonctions de la peine fonction de la peine ni ugukosora ni ugukangisha ngo atazagira ubisubira ni ukubuza uwagikoze kuba yakongera indi ndayibagiwe nenye ariko 4 fonctions de la peine ibyo rero kuba tubifite mu mategeko ariko muri societe ntabyo dufite umubyeyi yahana abagamije ku mwana kosoka kandi akaguma ari umwana ukunyumva niyo umukubise hari iyo umukubise iyo guhanana umujinya ntabwo ari byo umubyeyi uhanana umujinya urahana babyumva noneho umwana yajya mu kiniga wowe umujinya umaze gushira ukagira impuhwe z'umwana wawe yarize yababaye yabeshewe ushobora no kumana atari byo ukajya wumva atsikimba ari uwo wibyariye umwishyurira minerivare umugaburira urabyumva wamuhannye nabi rero kuko igihano umubyeyi yaha umwana atacyumva icyo ntacyo kimaze sibyo icyo ntacyo kimaze mu gifaransa bavuga ngo qui aime bien châtie bien manza bucyo mu kilatini bavugaga ngo qui bene amat bene castigat aimer bien et châtier bien ukunda neza ahana neza igihano cyiza rero ni igiha uhanwa kwikosora ariko dufite n'ikindi kibazo nubwo nta bigisha imihanire nge hari naho ngera nkumva banabireka kuko dufite abantu nabo batari bye mu mutwe kandi si tu n'es pas bien no chatipa niba utameze neza niba udakunda neza wihana kandi umubyeyi n'umwana relation ibyo si byo twigisha
So, uriya mwana rero nicyo cyabaye, bamuhannye nabi, ntibumvikanye ku gihano. Icya kabiri, bivanyeho responsibility. Ni za ngo zacu usanga abantu batabona ibintu kimwe. Iriya jipo yayitahanaga muri uriya rugo, n'est-ce pas? Iyo yimesaga bayibonaga ku mugozi, mu gitondo yambaraga baramubonaga agenda, barabifashe nk'ibisanzwe. Eida umubyeyi umwe, umugabo cyangwa umugore ashobora kuba bishyikiye, undi atabishyikiye. Icyo wacyumvise? Iriya jipo uriya mwana ntabwo yari yayidodesheje uwo munsi. Kandi cya kabiri, uniform batanga ku mashuri ziba zuzuye, n'est-ce pas? Kandi n'umubyeyi uyishyura. Umukobwa aragenda arayica, ababyeyi ntibamubaza impamvu yayiciye, babanje gukonsoma, babyakiriye. None icya kabiri, n'abambaye amapantaro baganira n'abasore, sibyo se? Umukobwa ugipfundura amabere c'est normal, winjira muri adolescence. Kuba yahagararana n'umusore nta cyaha kirimo, icyaha ni ibikurikiraho. Kandi urumva ko n'ubundi ntacyo bari bakoze. Ntabwo uriya musore yahagaranye nawe kuko yambaye ijipo ngufi, please no, cyangwa afite imisatsi myinshi. N'uwambaye ipantaro baramuganiriza, n'uwambaye ibikwembe. Abagore bambaye amariba yase ntabwo ujye ubabona bahagaranye n'abagabo ku mapoto hano ahangaha, dusohoke bakwereke. None se ubu atahe okay, umuntu nayimvuze umugore, umukobwa mukuru w'imyaka 30 atahe se abwiye ngo icyo gikwembe nicyo kigushuka, vanaho izo meshe nizo zigushuka, vanaho. Abantu barahana bati, icyo nzi cyo psychologically utari muri mood nziza reka guhana. Ndabivuga nk'umuntu wajyaga nanjye najyaga mpana abana banjye, ariko nkashyiramo umujinya, hakaba igihe mukubise nk'urushyi ifite ifunguzo mu ntoki, urufunguzo rukamukomeretsa, we agakomereka aho atareba, ahubwo ari njye mpora mareba nk'umunsinsi z'ugutwi, we ntahareba, sibyo? Ariko ngewe uko nkubita amaso muri ya nkovu, nkumva ndababaye cyane ko ari njye wabikoze. So udafite mood nziza si ngombwa guhana, ko nawe warahanutse. Icyo ni kimwe. Hanyuma hari abavuga bati kuba ababyeyi uyu munsi nta kanyafu bakinyuza ku bana bituma nabwo uburere bw'umwana bwa buri mubyeyi ahanukwe. Aka kanyafu kera kari common. Akakera kubera ko abantu bose bari beza, akakera n'utari umubyeyi wawe yakakunyuzagaho, akubonye iri mu mafuti. Yego. Ariko w'iki gihe wamaze kwangirika, mu bihe twanyuzemo byinshi, intambara, jenoside yakorewe abatutsi, ivangura ry'amoko, ivangura ry'uturere, babyumva, ibibazo, gufungurwa, gacaca, ibyo bintu byose ntabwo uzi neza buri muntu icyo byamusigiye. So ntabwo tukiri bamwe mu mutwe. Icyo gihe umwana yabaga ari uw'umuryango, ukaba uzi standards ibyemerwa n'umuco na community murimo. Umusozi umwe ntabwo wagiraga imico nk'uwundi. Hari agasozi katashobora kurira abana baho badashobora kurira mu nzira. Hakaba n'akandi abana baho badashobora wenda gukinira ku mugezi n'urugero. Ariko ukabona n'akandi gasozi bituma ku gasozi. Iyo misozi yose rero kuvuga ngo igihabanye niyo community, ugikoze umubyeyi waho akakubona yagucisha akanyafu, nta nubwo wariraga. Cyangwa se niyo warira, wagera mu rugo wakwibeshya babwira iwanyu ngo nakoze iki kanaka arankubita, bakongeraga izindi. Niko byagendaga. Wavugaga icyo yaguhoye, kuko umubyeyi utari wawe kera nta kanyafu kamwe gusa, ariko wawe ni 5 yayikukubita. None wagera mu rugo yakubwira ngo bakubaza ati yaguhoye iki, bati nari nitumye ku gasozi, bagahita gutera iyindi minyafu nk'itanu. Kandi ubwo wenda wewe wumva guri kurega umuntu wagukubise. Ariko pro mama abantu imijinya ibarimo ibiki, ntago abantu bose mu mutwe bameze kimwe, kubera ibyo bintu byose n'ubukene no gushaka amafaranga yagiye hejuru y'ibindi byose. Haruhanana ibyo yararanye cyangwa ibyo amaranye imyaka, noneho bigatuma ahana nabi. Niyo mpamvu babujije ngo guhana utari uwawe byo kirazira kikazirizwa, kandi n'uwawe akureze biragukoraho. Uvuga ati uyu munsi amategeko asigaye yinjira mu ngo cyane, akaba ariyo asa nk'ahashyira umuryango. Nuko banyine ngo barangaye, ubundi se ziza amategeko zaza mu rugo gute? Wari wabona itegeko risimbuka igipangu? Ngira irondo ryo ntirigarukira ku gipangu.
iwawe mu rugo rwawe cyitwa urugo turwubashye ruba rufite ayarwo mategeko. So iyo yananiranye cyangwa se uwayashyizeho ababyeyi bashobora kuyashyiriraho abana n'abakozi ariko nabo bafite izindi nshingano. Iyo birenze rero ayo mwishyiriyeho ntimuyashobore muhamagara yayandi yo hanze y'igipangu. Ayo hanze y'igipangu ni yayandi ari mu mpapuro rero arakora da nkunda kubikubwira. Nibyo nakubwiye n'urugo rwananiranye nyine couple ukajya umbwira ngo barakundana niba mukundana ntabwo mujya imbere y'amategeko. Kuko amategeko nta marangamutima agira kandi urugo rugira amarangamutima. Urugo rubamo umugabo amenya ngo nahashye akanabasura uko abana bariye kandi bahaze. Nudahaha abana bakicwa n'inzara bakajya mu muhanda ubwo wabagiza umuhanda. Ya mategeko acungira inyuma y'igipangu arakubona. Nukubita umwana mu gihano mutumvikanye ya mategeko yo nyuma y'igipangu arakubona. Ariko niba ari igihano mwumvikanye buri mubyeyi ahanukwe ariko ukareba niba igihano umuhaye kizahindura umwana. Bibaho banyananga gutanga ingero. Nagiraga umwana ukunda kuzerera nkabimuhanira ariko nkamuhana bine bigahita birangira agahita hari igihe yigeze kuzerera mucishaho akanyafu muri quartier hari ubukwe yibutse ko ubukwe buhari ahita gutya none se muramuntu ushya nge mu bukwe kwa Mama Alice uko nyine ndaseka aka kanya nguhaniye kuzerera cyo kora bwo none hansabye n'uruhushya. Ubwo bukwe sirari imbuza ariko uwo mubyeyi bavugaga twari tuziranye afite n'abantu tuziranye bari n'umukobwa bari gusabisha nari imuzi nubwo ntari natumiwe. Kumba umwana we amakuru arayafite ati muramuntu ushya nge abanza kwarangura none se muramuntu ushya nge mu bukwe kwa Mama Alice ndaseka pe urambwira ati giye ndaseka kwa aho Mama Alice nari imuzi abahungu we tuziranye n'umukobwa basabisha muzi tamwe naze kugenda. Marehozuma nuko naje na nyuma nza kuva ko yagiye muri ubwo bukwe yari umwana nyine atembera abana babari libre nta ukomaho nta ukomanga agenda yicara mu maguru y'umuntu ukomeye cyane. Abantu batabavuga ati wa mwana we yari yicaye mu maguru yantuze abantu umwana azankoraho urabyumva. Ariko ndakumenyesha ko uko yagendaga akura byagendaga bigabanuka ari nako ushyiraho n'inyigisho. Kuko agakosa ka nyuma yankoreye hari kuri Pasika ya 2018 ahantu hafi aho borugariza akantu k'agafeti ari inzu igira itara rimwe. Ubwo nanjye nibereye hirya kirirashya ntashye umwana ndamubura. Mitamamagara chef w'irondo umwana menya aho ari ngiye sanga muri yanzu harimo itara rimwe kandi noneho itara riri si umwana wanjye ari ayiwe mujinyura zamuka nyirurwa ashaka kwirega nanjye ndirega mpamagara n'irondo iryo joro ryose. Icyavuyemo rero icyo nshaka kubwira umwana amaze umugore wo muri urwo rugo yabibonye umujinya nagize abari uzana umwana ariko umugabo nawe yazanye umujinya nanjye ndawuzana arayiga gatuza ndakarega kandi irondo rishyikye riri iruhande rwanjye njiramo n'amategeko nini sayine zarenze kuki musakuriza abantu muri quartier mwasabye uruhushya ariko byari skandale. Umugore arabireba yavugaga makeya arabibona ahita afata umwana amuzana mu rugo ndamureka aratuza bukeye ndamubwira ariko se sha uriga hariya waruri abana baho bataye ishuri urumva akantu kamufashije ayinya ntago yongeye ntabwo se hari uriga yiki nta mwana waho wiga ibyabo barafeta Pasika batsinze bafite birote araceceka gutyo tukomeza gutyo ntiyongeye kumva ntabwo nakubise narigishije babyumva urwo ntiyongeye kurusubiramo ko yahise abona ko badahura nyine neza urugo rw'abana batiga
ngo nuko bakoze none urugo rw'abana batiga fete irimo nayo niyo batiga gusa abasore b'ibitabi b'ibipantaro binagana bisi nuko batumvaga wari ubacyuriye gusa yarabakundaga ntabwo ndamacyuriye gusa harimo agatoya bakundana ariko nako katiga kandi we yiga ngo nari ngize ne wari ubacyuriye bacyuriye iki ko abana babo batiga nyine umukuru w'igihugu arakantu nabonye kuri ntuza kuri TikTok avuga ngo ntuzakubitira umwana kwiga kutiga bizamwikubitira ako kantu urakumva warushatse kubavugira ntabwo ari inyuru ntuzakubitira umwana kwiga ariko uramushinzwe uzabimwigishe umutoze kwiga ariko nutabikora kutiga bizamwikubitira umureba kandi agaragurika nushaka uzaba utariho zimurya kabisa yes kutiga bizamwikubitira hari abantu tujya duhura muri ano mayira akazamura imijinya akagira gute agatangira kuvuga ngo mukora ibi muhembwa yamugira gute use ni wowe wabihisemo tize noneho ubihora ababikoze niba warabonaga amakaye yaremera twebwe tukumva akaduca ibitugu niba warabonaga ikabutura udashaka kwicikira ku ntebe buri gihe ugatahana ibiremu ku kibuno ibyo abantu babipfa si ukuri se wanyumvise ndiko kuri ariko umukuru w'igihugu nakabonye akantu uyu munsi nakagoye sinzi igihe yabivugiye ni akantu bakase harimo umwana uri kugenda ahetse marete ari kugenda asimbuka ruhurura amantuza twatuntu batwita biki borosa hejuru ya ruhurura sinzi ukuntu babyita muri tekinike Premium Construction Group izatumbwira ariko darete hari ni muhanza ariko bita madarete bashyizemo agafoto k'umwana uhetse marete agenda asimbuka agenda kuri darete hafi kuba yakozamo n'akarenge none umukuru w'igihugu akavuga ngo ntuzakubitire umuntu kwiga kutiga bizamwikubitira abo rero aho ngaho uwo mwana wanjye yajyaga bakoze ngo iyo fete nagiye ncishamo amaso sanga nta muntu n'umwe wigurimo urumva rero noneho murabana ariko yahise azibukira burundu so niyo mpamvu ababyeyi guhana nuguhana ugamije gukosora nk'ubwo ako kantu nakamujombyemo ashobora kuba atarahise akumva ariko kamumazemo ukwezi ataje kujya abona nawe ahita abona ko atandukanye n'ababandi nyine ndetse uragenda mu rugo rw'umwana utiga si ikaye ugiye gutira si ikaramu si homework urajyayo so rero uriya mwana rero nawe icyambere ababyeyi bararangaye iriya jipo bari barayihanganiye sibyo ariko basaza be bamusanze ku muhanda buriya abana abahungu bakunda kureguzwa bashiki babo babonye ari ku muhanda n'umuhungu bagenda babwira ababyeyi bo bahita bumva ko ijipo ariyo yakuruye umuhungu cyangwa imisatsi kandi nakubwiye ko n'abambaye kora barakurura n'abambaye ribaya barakurura n'abambaye musazi barakurura ntabwo ikosa ryari ijipo cyangwa imisatsi hanyuma rero bahita bagira gute icya kabiri guhanisha umwana ikintu kimutera ipfuno kumuvanisha umukobwa n'igipara ku ishuri mu ishuri ryose ari ishuri rihora ryogosha rikamarishaho sava icyo si igihano ariko nanone niba mu ishuri bose bafite imisatsi ugahanisha umwana kumuvanaho umusatsi no twebwe kera usibye ko ibyo byari bitaraza bashobora kuguhanisha umurimo runaka ejo niwo uzaragira ihene ejo niwo uzavoma amazi aya naya bakakubwira urabyumva cyajyana iyo uri kugikora nibwo ugenda ubona amakosa wakoze so rero nuko byagenze umukobwa ubwo nasimbutse hanyuma umukobwa bukeye kankubabwiza ukuri kandi namurangira mu marangamutima ye uko yabivugaga n'ikiganiro nakireba zabyumva murangira ababajwe n'ukuri ya muhungu yabafunzwe kuri muhungu yakuruwe mu cyaha uri kunyumva aramuhamagara ngwino nkubwire icya kabiri si umwana w'i Kigali abanyamategeko bari hano natwe hari aho amategeko hari ahantu umuntu ubukure bw'umuntu turabubara mu myaka kandi umuntu akura mu gihagararo physique
akura mu mitekerereze psychologique, agakura mu mategeko ho bakura mu myaka gusa. Kandi ntabwo umwana nizere ko nemeranya n'abantu benshi, umwana wa 10, reka mvuga umuntu mukuru wa 20 wakuriye Nyamirambo, psychologically aruta uwa 30 wakuriye Imuhondo, reka mvuge iwacu. Ko yumva paraporo y'ibyamwigishije. Ariko mu mategeko imibare 18, niba ari munsi ya 18 kabaye, umwana wo munsi ya 18 uhamagara umuhungu ngo ngwino nkubwira ibyambayeho, yamaza ngo duhure ntibajye mu kazu k'abagenzi, agahitamo rogi psychologically hagati y'uyu mukobwa n'uyu muhungu ukuze ninde? Abadukurikiye batubwire rogi yazibwiwe niki? Uzi ko umuhungu we nta rogi anazi. So ibi rero ni nko kugira gutera nabigereranya n'ikira hari abantu tujya tugira muri societe, kera twajyaga tuvuga kuvuga ngo uriya muntu nkurikije uko ateye nsanza arwana n'ingwe nakizingwe. Icyo nshaka kukubwira, aha wa mukomando wasimbutse imodoka, wa mukomando wasimbutse imodoka irwamagana, uriya nsanza arwana n'imbwa nakizimbwa. Franchement parla, tutagiye ku mategeko, uyu mwana nubwo amategeko amurengera ngo ntiyujuje 18, ariko mu mutwe aruturiya muhungu. Muruzaho amarogi aba azi nuko bayishyura, akaba ari naho ahitamo kujya kuganirira. Jaride dufite Kigali ukuntu zingana, udutebe twabagenzuza ukuntu tungana, uzi intebe dufite mu majaride ziteguye neza, uzi ka free zone amafuri abamo. Ahubwo subwo binjiye muri rogi bambaye uniforme cyangwa ubwo barabanje bayivanamo, simbizi ibyo ngibyo ariko bari bayizi ko umukobwa yiga. Umukobwa umenya ngo kuganira bibere muri rogi niyo kuri uyu mwana, niyo kuri umuhungu mu cyaha. Buretse gatoya, yashobora kumujyana muri ka free zone, yashobora kumujyana bakicara mu kazu k'abagenzi, yashobora kumujyana mu karesitora, bashobora kugenda n'amaguru Inyamirambo hano ego bakagenda baganira. Inyamirambo hano kwicara bari kujya muri club Rafiki, bari kujya kuri Maison de Jeunes Kimisagara, bari kujya mu byayi yego, cyangwa bakajya amwe hahoze ari tapi rouge. I Kigali wabura ahantu wicara uriya mukobwa, ariko narangaje yamurangira turi kumwe pe donc muri w'imbere azikura muhungu yarenganye, ariko amategeko aravuga ngo umukobwa ni wa 18. Ikireka manze itonde gato ingingo ya warufite kino ngiye gusoza. So niba rero tudakonsera ya mategeko Chief Justice yavuze ko ari style twazaniwe n'abanyaburayi, gukura tukabirebera ku mibare y'imyaka gusa, et surtout ça difficile à prouver, kubera ko niba ari imibare turebaho igihamya ko wavutse ni ifishi ya batisimu cyangwa se yo gukingira. Ejo bundi byarabaye mu Bugarama, umukobwa bavugaga bamuteza umuntu, birangira wa muntu agiye kuvugana na nyina w'umwana, bajya muri centre de santé bazana ifishi berekana ko umwana ari mukuru. Birapfuye. Urumva ko ya mategeko natwe tuzi kwepa. Singeze ubukure turebera ku myaka, kandi hari ubukore bwo mutwe. Hari ikindi akantu nari nsigaje kukubwira, ariko hariho byinshi nakabaye mvuga hano, ndanga kurakara abantu basigaye bavuga ngo iyo ndakaye ndatana. Hari kesi bambwiye probablement mu karere ka Huye, umuhungu wa 17 nko mu gipangu iwabo bari bafite umukozi w'imyaka 20. Abyumva? Umukobwa wa 20, umuhungu wa 17. Ayinya yateruye ibyuma, akina bare fixe, afata wa mukobwa ku ngufu. Ariko hakurikirana umukobwa kubera ya mategeko yacu. Umukobwa wa 20 yiswe ko ari we wafashe umuhungu ku ngufu. Uri kubyumva? Kandi fizikoma umuhungu wa 17 ntabwo yafata umukobwa ngo amucike.
kutemera se ntabwo ibyo kubitekereza ngo ibyo bitekereza se iwanyu ntibahari umuhungu wa 17 yafata umukobwa wa 20 akamwikura amufashe n'amaboko akaboko no wavugaga ni nagize uravuga ibindi ho yabigoye voilà dufite n'indi kesi muri Nyagatare hari umwarimu kazi abanyeshuri bamaze gutanta kabiri gufata ku ngufu kandi ari mwarimu ubwo kubera ko barusha imyaka bakanamufatiriwe ubwo bibaye batagejeje ku myaka niwe wafungwa kandi yanahohotewe kuko n'uyu mukobwa uyu wahuye iyo kesi nkubwiye ashobora kuba afunzwe kubera iki itegeko rirareba maturité légale ni nombre d'années umaze kwisi urabyumva ariko gukura mu kinyarwanda mu muco ni mu mutwe no gukura mu rugomo ni imbaraga kubipima se bomba byagenda bite ntabwo bigoye kubipima se nta mbaraga dufite se erega nuko twiyambura ibintu twahaye amategeko ni ibintu twebwe byadufata umwanya ariko byakunda waje wicara ukareba gupima psychology y'umuntu ngo cye waje wicara ukayitira mu bati uyu muntu nkurikije uko mubonye arakuze mu mutwe cyane cyane ibikorwa bye ababyeyi se ntibabizi abaganga se ntibabizi none se connaissance z'umuntu w'imyaka 30 nizo zuwa 20 niyo nkubwira ngo psychologically uyu mukobwa akuze kurusha umuhungu umuntu uzi naho amaroge aba n'ibiciro byayo kuki atagiye muri roge ya 30 yaba atazizi ko yagiye inyamirambo habiza bitanu hayinya uyu mwana uyu muhungu yariwe n'imbwa n'umuntu ufite dossier y'uyu muhungu nawe azabikora kubera ko byanditse mu nyandiko ariko azabikora yimyoza ubu niba ari umuhungu ari kunera umunyururu wenyine ari kunera uburoko ari gukura uburoko wenyine kandi ureba uwumva iyo nzira roge umuhungu ntayazi sinawe wayishyuye uzi ikiba gisigaye n'iki sambanyije umunyeshuri iki ntago bavuze umunyeshuri n'utagejeje imyaka ikibazo si ubunyeshuri wigoreka ariko umunyeshuri niwe wamweretse aho basambanira sibyo aranahishyura uyu muntu agomba gushaka umwavuka uyu mukobwa afitemo responsibility nyinshi cyane kuba ari we wahamagaye kuba ari we werekanye aho bibera kuba ari we wishyuye umuhungu se arimo uruhare rw'umuhungu ni penetration gusa dushyiramo nta kindi yego nuza rero ubwo kuri iyo ngingo ubwo nta kantu naba nibagiwe ariko ibyo birahagije tubyumve gutyo akandi kantu nangiye kuvuga twari tumaze iminsi twajyaga tukavuga buriya mu Rwanda ntabwo ndi bushyiraho mu Rwanda tugira abantu amategeko yacu umuntu tumushyira mu byiciro nka bine kandi bimwe bigenda bigongana n'ibindi tugira umwana en general ni imyaka 18 maturité légale ni ntaradubiza ndabyica ariko reka nkwereke dufite umwana udahanwa udashobora guhanwa mu mategeko utajya n'imbere y'urukiko abo nibo bajya muri za rehab cyangwa mu bigo muri bya bigo banyuramo igihe gitoya urabyumva abo nabo munsi ya 14 maturité pénale kuri 14 iyo ukoze icyaha urahanwa ariko nabwo ugahanwa cyane ukajya Nyagatare wabyumvise muri gereza y'abana ni imwe iri mu Rwanda ya Nyagatare ko wakoze icyaha ufite 18 imbere ufite hagati ya urengeje 14 wemerewe gufungwa sibyo wemerewe gufungwa ariko ntiwemerewe wemerewe gufungwa ariko ntiwemerewe gukora akazi munsi ya 16 ntiwemerewe gukora akazi ko nta ndangamuntu ugira ntiwemerewe kwandikwaho umuntu ntiwemerewe kugira amasezerano wavuze 16 niho tugeze hanyuma iyo yose mbere 18 ntiwemerewe gukora imibonano mpuzabitsina uritwa kusambanyirwa keretse kuyikorana n'uwo mungana ukubyumva hagati ya 18 na 21 ni abantu bemerewe byose usibye gushyingiranwa ukunyumva wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ariko ntiwemerewe kugirana isezerano ryo gushyingirwa
uri kubyumva ndi kubyumva none hagati ya 18 na 21 bemerewe gusambana uko bashaka ikizira ni ugushyingirwa nese ni gute twagira amategeko yemerera umuntu gufungwa ariko atakora akazi akemerera umuntu gusambana ariko atashyingirwa ibyo bintu abantu ntabwo bagira umwanya ariko nongere gusubiza waruvuze ngo ubundi afite amategeko abaho kubera ko abantu wenda baba barinjiye mu byaha n'amakosa byinshi noneho arabyihutisha ko nugusoma ingingo ugahita usoza ikintu kumwe ejo nakubwiraga ngo abantu batatu bibye igitoki ariko ntibakibye mu buryo bumwe ariko inyandiko inyuguti zeta zivuga are gereza zikuzura ariko kumenya maturité psychologique y'umuntu bibaho birashoboka ariko bifata umwanya sukumuha test se ese imigendere imirire imivugire niko nose umwana utazi ko icyo ari icyuma niko umwana utazi ko icyo ari icyuma umwana ubwira ngo huha kuri buji nibwo iri bwake cyane sibyo urabyumva ibyo izo nizo test de maturité psychologique ibyo umuntu akora bishobora kukwereka ngo akuze kuri uru rwego abantu nuko badashaka kubiha umwanya nese abizi ko bari kumushakamo gukura cyangwa kudakura ntiyakwijijisha no ça dépend no ariko nicyo bita investigation nese investigation uyikora we ubwira umuntu ngo nje kukuneka ngo nje muri investigation hano hanyuma se nta nubwo ari ngombwa nuko ufasha gukantu gatoya umwanya afite ntago watuma byose ngiyigisha ngubwiye ibyo wakora ariko ushobora no kujya mu mateka ye muri records ejo situation runaka yitwaye mate sibyo ariko kubera ko nyine amategeko n'abashaka ibintu bifatika bitagoranye nko kuri case y'uno mwana ibi bintu ubikurikiranye wasanga bazongere banapime uyu mwana ntabwo ari ubwa mbere yarasambanye rogeze ibwiwe niki ko atagiye ngo yikubite muri farumasi ngwino nkwereke aho tuganirira mbikubwire ndishyura azi ko rogeze ishyurwa ko atagiye guhinjira mu nzu usavuga ati aha ngaha n'ubuntu ariko iyo niyo tese nkubwira uyu mukobwa arusha ubwenge uyu muhungu kure cyane kandi wamushoye nuko yabivuze murangira yabivuze a titre informatif cyangwa educatif iyaza kubivuga mbere akanatubwira iyi case aho igeze tukayikurikirana uyu mwana akajya aburana ariko n'itangazamakuru rihari tukajya inama akabona n'abavoka bari strong n'uyu mukobwa uyu yajya mu y'abana wenda simbizi ariko yashoye undi mwana mu cyaha yego reka dusoreze aha ngaha rero tubashimire cyane mwese twari turi kumwe mu biganiro byacu twari dufite topic nyinshi ariko iminota ya wa mupasiteri ntabwo twayiretse ntabwo ugeze uyivuga reka dukore introduction yayo icyo twashaka gushima yitwa nde wa mupasiteri Desire usanzwe umuzi nsanzwe umuzi okay nicyo nashaka kubwira twayire yose ntabwo twavuze ibyo yavuze yavuze ngo umuntu icyambere azi ibimenyetso by'urugo ruzasenyuka vuba wabyumvise ko bivuga akagarura bya bindi nakubwiye ngo niba abantu 300 bakwiriwe inyuma ntugomba gusenya urugo utababwiye kuko urushinga warababwiye icyo atavuze n'ukuzana fagitire ibyo n'ibyanjye ninge mbyongeraho ngiye nahita nyizana fagitire yego umuntu ibi bintu bibaye umuco umuntu akamenya ngo niba narakoze ubukwe burimo abantu 800 ngo ninde usenya mbere y'imyaka 5 bose bazazana fagitire abantu 800 ngiye fagitire yanjye mbaze wenda 5 ku isaha namuhenze 5 ku isaha nakugiye inyuma kuva saa 2 muri dote mvuye inyuma saa 2 inyuma yo gutwikurura ubwo ni amasaha 12 amasaha 12 ni 60 si bihagije ariko tuje turi 400 tuyashaka 60 gukubaga 442 na 400 espa abantu bakumva noneho ibintu byo kwirutesha abantu umutwe abantu nibyo bicara abantu ntegera rimwe rimwe ntibataha ubukwe urampasira yakuba ati ubibona ko abantu bibereye mu byabo rutazaramba
abantu batangiye gutonganira mu gisharagati, abantu barwanya umunsi wa mbere ngo bari gupfa za kadobano. Oya, iyi ni yanjye yavuye kwa ntuza, iyi ni yanjye. Ibi tubibona ko bitazamara kabiri. Cyo rero nicyo bariya rero impamvu nabishyize ku murongo w'ibyigwa, abapasiteri badufashije n'abayobozi abigisha abantu bose bagiye kurushinga bakababwira ibi bintu ko kizira kikaziririzwa gusenya urugo wubatse weretse abantu ukarusenya wenyine. Uranyumva? Abantu bajya bumva ko bari mu mwenda social. Amategeko ntabwo abiteganya, ariko turi mu mwenda. Buri wese abantu 800 bakugiye inyuma amasaha nta guhugahuga, ikote bahanaguje, urugo bakinze bose, umuryango wose waje, abava kure bakizemo ka essence. Yego, bahanagutwerereye. Hari n'ushaka kuza bakirirwa inyuma yawe, abajura bakabatera, nta uza kugwishyuza ngo ni watumye babi. He n'abashwanira mu bukwe bwawe ngo bugende neza. Ordinateur akarwana n'uyu akajya yahise atubwira, yahise avuga ngo ari nk'ikindi kimenyetso ngo umusore urugo rukajya gushingwa, umusore n'umukobwa batarigeze bamenyana niba mu rugo harimo intebe cyangwa matera. Tukajya ukabona marene ahamagaye pare ngo nase kubigeze bite uzi ko nta matera bafite, kuko gutwikurangira ngo bibera mu cyumba, ntibibera mu cyumba se cy'abageni. Kandi baba batarambuye, ariko babanywesha amata. Icyumba cy'abageni se ntibakigeramo umuzi se aho batwikururira se simbyibuka neza, ariko hari umuhango ubera mu cyumba wo kunywa amata hari, simbyibuka. Oya gutwikura bibera mu cyumba, ntibakogosha akantu sinzi byarahindutse. Noneho batangiye kubipanga bati mukajya no gutwikura, umuhungu ati nta matora, umukobwa ati nta mashuka, pare na marene bakisopa. Ukajya abantu bari gukora dukwendo patrouille, bagiye hano reka tugere kanaka kadangwino, bagaterateranya 100 bikarabonetse, matora n'amashuka, bagahita babwira umuntu fata akamoto, kanaka yazanye imodoka genda, bakajya gusasa. Pasteur Desire nibyo avuga ngo urwo ahita rubonamo ko rutazaramba, ko ntibabwizanye ukuri daboro. Ni gute umukobwa yagiye gutama urwo atazi kirimo? Urumva? Ni gute umuhungu atabwira umukobwa ati nubwo ufite igitanda nta matora iriho? Cyo sibanga, urahisha uhishaho umuntu muzigiye kubana ubuzima busigaye. So rero iyo logique, donc abapasiteri badufasha bakajya bikora gutya, n'inyigisho bagiye gushyingira ngo bakazibabwira gutyo, byagabanya za gatanya, kuko mbere yo gukora gatanya wahita ubona ideni ufitiye societe yakugiye inyuma ukora ubukwe. Ikindi uziko nari nabivuze ubushize dusoza, nuko insengero ari zafunzwe, izikora n'izizafungurwa, bagomba hanze yo kwigisha iyo miryango bakagira n'ikintu nakwita nka fiche y'umukristo, ukamenya amakuru y'urugo rw'umukristo. Abana bariga, bariye, umugabo yatashye, ibyo bintu ukajya updating yaba buri gihembwe yaba buri kwezi. Ubwo ibindi RGB bizabibabwire, ariko nta mpamvu yo kugira ngo ugire umukristo urara hanze bana, utaha umugabo akamuraza hanze ati subira iyo wiriwe. Umukristo uza gusenga atasize atekeye abana, cyangwa se yabibatekeye birakonje barabirya akadakabyimbe. Umukristo urwaza bwaki, pasiteri muzima ntiyakaba yamwakira mu rusengero, ariko urirwa ubasaruzamo amafaranga ayakwa imyenda ya korari, ibikoresho bya korari zingizo za synthetizer, amavewiti, amavigo utazi biri mu rugo rwe, urimo urasahura. Niyo mpamvu umukuru w'igihugu yavuze ko ari ibisambo. Ayo mafaranga uri gusabamo imodoka, uzi urugo avamo uko rumeze, abana baburara. Umugore kubera ko kugira ngo cyangwa umukristo kugira ngo agaragare neza mu rusengero, abandi singe nzava mu bandi naguze ikote rya korari, singe nzava mu bandi natanze amafaranga ku modoka ya pasiteri, aho kugira ngo agure ibirayi by'abana, aho kugira ngo agure mitiweli. Reka nkubwire ibi bintu ningira amahirwe nkaba afite akabaraga, nzagira ayo makuru nzajya kwiyabaza. Umupasiteri utazansubiza gutyo
mukoreho ikiganiro mukoreho inkuru nta kindi byanjye naho birangirira niko bimeze zamaza uriya mudamu ufite imyate afite abana bangahe atabana 9 hase nese ko utigisha kuboneza urubyaro burase bariga 9 se bakwiga gute oya mu Rwanda umuryango wabyara abana 9 bakiga uwo mu cyiciro cya 4 gusa muri 2 ntibishoboka abo muri 3 abana ni 3 ati n'abana 9 bariga se bariye se burase yaje akarabye n'agatenyo ugasanga ntikameshe umupaseri muri ibyo bibazo namubaza hakabonekamo za oya nyinshi nanjye nakora ikiganiro abandi bakimira ahantu ruzibonera za oya za yego nyinshi ngura uzanyura uzamanukira hano za Kimihoro oya ndangira byihorere pastor oya bireke batagira ngo hari abo twibasiriye pastor muzima nuzajya amenya iyo situation y'umukristo si ngombwa ko ari ubimenya ariko abadiakoni abamwungirije kuba bakwipangamo amatsinda yo gusura imiryango y'abakristo bakamenya uwo muryango ubayeho ute bakawugira n'inama niba inzida kurungiye mwamuhaye umuganda mukayikurungira niba yarabuze mitiwere niba abana barataye ishuri kubera amakayi mwayaguze muraza mumubwira igikoresho ibyuma bya korari imyenda ya korari tuzasohokera aha tuzagiye Yerusalemu tuzajya ruza iki contribua pastor akeneye imodoka yashaje muzana amaturo uyasaba abantu utazi aho uko babayeho nibwo busambu mukuru w'igihugu yavuze rega nukuri icyo umuntu utazi we uko abayeho ubundi cya 10 n'amaturo byakabaye biva mu byo wakoze byinjiza sibyo niba ntacyo ukora cyinjiza niba urusengero nta ruhare rugira mu gucreate emploi ngo abakristo bari ibyo bakora uramusaba amafaranga uzabakora uramusaba icya 10 uzu umushara hembwa uramusaba ituro uzi niba akora kandi turokora igomba kuva ku byasagutse ku ibyo yakoresheje mu muryango nipfunwe kubugenda muri VWT mu bakristo harimo abana harimo afite abana batiga mu bakristo harimo abana basigaye ababyeyi basiga abana mu rugo twadukobwa dutangiye gupfundura amabere bamucutse umwe bakatangira kuyakandakanda ejo bakamutera inda byaba ari igisebo byaba ari isoni kuri pasiteri ufitemo ababyeyi bafite abana babyariye mu rugo noneho bikaba ishyano utabazi bacyubize ishyano nukuba noneho nunabazi nkaho ibyo bidahagije nagahoma munwa kuba waba ubazi nubafashe ukishimira ko nyina aza kwirwa avuza tuzajya mu ijuru urumva tuguruke mu kanya mu rugo yahasize abana tube twari icyesemo mu rugo yasize abana harimo umwe wabyaye yasize abana mu rugo harimo umwe wabyaye nakuzukuru arabasize aje kwirwa mu rusengero wowe pasiteri niba wamubajije ukamenya uko bimeze niba hari umukristo ufite umwana wabyariye mu rugo gira plan mumutumeho ugire plan ariko niba nta plan ufite iyo societe vraiment wamugana n'umukuru w'igihugu n'izindi bazazifunge uko bimeze yego bakoze cyane nibyo ngibyo rero kamushimire cyane mbashimira namwe twa turi mu kiganiro of course ibiganiro byacu kwamamaza twamamaje kwa Pizzo ariko nande twakwamamaza Premium Construction Group ni mu makampani y'ikitegererezo afite abanyarwanda abajene bakiri bato abantu bakuru abanyamahanga bakwigira neza ubutaka bwawe inzu washyiraho cyo bwakoreshwa inzu washyiraho bakakubwira bati aha hantu nkurikije uko ubutaka bumeze nuhubaka etaje izika ubutaka ntabwo bukomeye nuhubaka kadasire gusa uzabupfushije ubusa shirama kageretse agatuini wani kageretse ikindi ntabwo ari babantu bakurira amafaranga bakubeshya ngo bazakubakira kugira ngo uyabahe nibarangiza projet nigera hagati bakubwire bati amafaranga yawe ni make bagukorera budget ihwanye n'ubushobozi bwawe kandi bakakwereka inzu yawe katuvuge nimero turananiwe ubutaha tubabanza aha 0784 42 aha cyangwa se 0759 oya 55 0785 9 80 46 aha i Remera
munsi ya REB i Remera munsi ya REB rero utambikiye hano kuri controle technique imbere y'umunara urabona ugeze kuri controle technique ugakomeza gatoya utubona umunara mu marembo ya REB umunara muremure imbere yawo ukahita ubabona rwose ukahita uvuga atanga ndahageze n'abajene beza cyane n'abafatanyabikorwa b'igihe kirekire nibyo ngibyo rero mureke bajye bihangana igihe twabyibagiwe hagiye tuba twafatiyeho ariko tutakosowa nta mutima mubi bana musigare bana tutakosowa sawa sawa